Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana ko duhaye n'umwanya wundi wo kuganira ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data turagushimira, turimbaje gushima ubwiza bwacu, gushima ineza yawe. Turiyanya tutacyanze amaso ya Kristo, twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turakunezerwa uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kuganira ijambo ryawe. Tangije ibice 23. Mwami Imana nziza, turakunezerewe kugira ngo data imirimo yawe ikomeze ikorere muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwihaye kugira ngo ukomeze kutuganiza ibyo tugomba gukora, cyose nibona Imana mwiza dukora, twese timba izina ryawe bwa Yesu Kristo Wacu. Haleluya, amen. Turanezerewe kuko Imana duhaye n'umwanya wundi wo kuganira, kumva ubwiza bwayo, kumva ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Tuyoganira itangira ibice 23. Hagati aho ubushize mu gice cya 22 twaganiriye amagambo menshi akomeye, n'ubwo aracyanyirukamo. Nta mwanya munini ushize ariko aracyanyirukamo, ndacyayakurura. Twasoreje ku ijambo rivuga ngo umwuka wera, kuba mu mwuka wera. Hari ijambo Yesu yavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Iri jambo igihe kiraje kandi kirasohoye tuzaza kurigarukaho mu kanya, ngo ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko abo ngabo ari bamusenga. Icyo gihe bivugaga, avuga icyo gihe ko gisohoye, atangira kubateguza. Niba avuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, muribuka ko iyo jambo ngo birasohoye yanarikoresheje, tumva ari mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Reka, naho tubisanga aho yavugaga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, yantoranije cyangwa yampamagariye kugira ngo impumyi zihumuke, imbohe zibohorwe, gutyo. Arabivuga no gutangaza umwaka Uwiteka cyangwa se Umwami Imana yagiriyemo imbabazi. Amaze kubivuga aranje avuga ngo ibyo bisohoye mu matwi yanyu. Kuvuga ngo bisohoye tayari, ngubu biratangiye, ubu birabaye. Haleluya. Kandi tarisubiramo ijoro cyane iryo jambo mbabwira ubwo butumwa. Hari ubutumwa rero mfite bushize twaganiriyeho bwo muri Yesaya ibice 4. Narabasangije ndabasangiza ngo muze tuze kubusoma, mukomeze busome kuko ni ubwacu. Rero rya jambo navuze ngo turagarukaho, igihe kandi kiraje kandi kirasohoye, n'ubwo butumwa nabwo busohoye mu matwi yacu mu izina rya Yesu. Ubwo muri Yesaya ibice 4 tuze kubusoma. Imana yambwiye ngo mbwira abantu batarashaka n'abashatse ibintu bitameze neza, urugo rutameze neza, yuko icyo cyanditswe cyo muri Yesaya ibice 4 gisohoye mu matwi yabo. Bahumure, ubu tayari kirasohoye mu matwi yacu. Imana iduhana umugisha. Dusoreza rero ku iryo jambo ryo kuvuga ngo kuba mu mwuka, kuba mu buryo bw'umwuka. Hagati aho ibyanjye nijoro hari nijoro rya 29 rishyira 30. Ngewe kuri ubwo butumwa nimbahaye bwo muri Yesaya ibice 4, ngewe Imana yabunganirijeho ku ruhande rwanjye, ku byanjye. Ibyanjye nabicakiye, nongeye ndabicakira. Ubwo nawe Imana ikuganirize ibyaho bicakire mu izina rya Yesu. Hejuru y'icyo cyanditswe, Imana igusure
ikuganirize. Ubwo ni ikuganiriza uramenya ko imira gusobanurira icyo cyanditswe. Ubundi iyo dusoma ibyanditswe hari turabyumva tukabisobanukirwa, Imana bidusobanurira, ariko hari ibindi Imana igenda yongeraho bindi bituma dusobanukirwa. Imana ibishaka ko dusobanukirwa cyane, buriya niyo key point, kuko gahunda iyo umuntu atasobanukiwe ntacyo akora, ntacyo ageraho. Niho rya jambo ryasohoye mu matwi y'Abisirayeli, aho Yesu yavugaga ngo bazabireba bange kubibona, bazabyumva bange kubisobanukirwa, ngo badahindukira ngo abababarire ibyaha byabo. Numva ngo abantu babaga badashaka kubabarira ibyaha, kuko nibumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo birabashyira kubabarirwa, kubabarirwa, kubivamo. Kubabarirwa ni ukubivamo, kuva muri ibyo byaha, ariko ibyo byaha barabikunze. Imana tubabarire cyane. Imana irongera ambwira iti ubwo butumwa burasohora mu bantu bubaha Imana, ku bantu bakiranuka. Rya magambo atatu tugeze kuganiraho ya Nowa: umukiranutsi, ugendana n'Imana, utungana rwose. Nuko muri makeya abantu bubaha Imana nibo bisohoraho, n'abandi abandi birakomeza bimere nk'uko byari bimeze. Nuko ubutumwa nari mufite. Ubwo rero byanditswe, icyo cyanditswe gisohoye mu matwi yacu, kandi wumva imyaka ishize ni myinshi. Ni nk'uko Daniyeli yahawe ubutumwa bw'ibihe by'imperuka. Imana ikamubwira ati gendere Daniyeli, ibyo bihe ni ibihe by'imperuka, ati ibyo ngibyo wowe gendere. Ubwo rero nabo barabihawe icyo gihe, ariko bisohoye mu matwi yacu. ngo Imana nahoze basangiza nti Imana iri kugenda ishyiraho akadomo kuri buri kimwe, kuri buri kintu yasezanije abantu bayo. Niho ijambo ry'Imana nanone rigaruka mu buhanuzi muri Gitabo, ivuga ngo ntabwo Imana izongera kuranzika ijambo ryayo, ryaba ryiza ryaba ribi, ubu birasohora amatwi yacu. Za nyamaswa rero tuzitege, ziri mu byahishuwe, tuzitegure, zirakomeza zize tujya kumva twumva Imana iravuze, abantu batamenya igihe byagereye, ariko abantu b'Imana bo bazabimenya. Ntabwo abantu batungurwa, abantu b'Imana urebye ntabwo bajya batungurwa. Niyo mpamvu imvugo y'Imana barayumva bakayisobanukirwa, ab'isi barayumva ntibayisobanukirwa, rero bikabatungura. Imana tugeneze cyane. Itangiriro ibice 23 dufite umutwe umwe uvuga ngo Sara arapfa, Aburahamu agura ubuvumo bwo kumuhambamo. Benedata, turi kuvuga ku rupfu, turi kuvuga ku mperuka. Imana yarambwiye ngo ubwire abantu bagende nk'uko nayo iri kugenda ishyiraho akadomo ku masezerano yasezeranyije abantu bayo, niko natwe itubwira ngo genda ushyira akadomo ku mirimo myiza usabwa gukora. Donc ku kazi wahawe ugende nk'umuntu witegura raporo. Icyo jambo ni sawa. Umuntu witegura gutanga raporo, igihe cya raporo cyageze, ugenda ushyiraho akadomo, ngo kuko ngo kugira ngo duhere twiteguye. Kuko imperuka abajya bakoresha terime ivuga ngo imperuka iratinze, nkayo ku rupfu ntirutinze. Ariko Imana yambwiye iti duhore twiteguye, niko yambwiye tubwira abantu. Nanjye nihereyeho duhore twiteguye. Ugenda ushyira akadomo kuri raporo y'akazi twahawe. Haleluya. Dushyiraho akadomo. Imana tugeneze cyane. Haleluya. Nakaye kazi twahoze tubisubiramo, nakaye kazi Imana yatwaye. Tugende dushyira akadomo, kuko isaha ni isaha. Twapfa
cyangwa Yesu akagaruka, twapfa cyangwa Yesu akagaruka. Uko Imana rero irimo irasoza umurimo wayo kugira ngo Yesu agaruke, buriya Petero yanditse ijambo rikomeye avuga ngo impamvu Imana, ngo bamwe bibwira ko Imana itinze isezerano ryayo cyangwa se Imana itinda kugaruka, ariko ntabwo itinze, ikeneye ko n'uriya yihana, ariko ntabwo itinze. Ijambo rivuga ngo Yesu araje, turishyire mu matwi yacu. Imana yaramwe ngo Yesu araje, ubwira abantu ngo Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Urupfu rushobora gutwara umuntu mbere, ariko Yesu araje. Izo nizo mperuka ebyiri dufite, gupfa na Yesu akagaruka. Izo nizo mperuka za mbere ebyiri dufite. Twahoze tuvuga ku bya bisi igenda ikuramo umuntu agenda arangiza urugendo rwe, undi tugakomeza, yagera imbere abandi bakarangiza urugendo rwabo. Niko abantu bari gupfa, abantu bari gupfa cyane. Imana iri kweza umugeni, Imana ikweza umugeni, ikweza abantu bayo kugira ngo iduhungishe ibi bimenyetso biri gushyirwa ku bantu bo mu isi. Abantu bo mu isi Satani arimo bashyiraho ibimenyetso, ni nako Imana iri gushyiraho abantu ibimenyetso ibacyura. Twitegure rero, Imana dushyire ibimenyetso vuba vuba tugende. Iri joro turaritaha ricakire mu izina rya Yesu. Hari abaririmbyi korali, ndumva yitwa Ingabire, niho ifite indirimbo ivuga ngo njya nkumbura bintera gukumbura iby'iwacu mu ijoro. Izo ndirimbo muri iki gihe ntabwo turi kuziririmba, ariko turi kuziririmba bamwe, ariko abenshi ntituri kuziririmba. Naho se mbasangiza amabwira nti ibidusubiza inyuma mu isi ni ibya Satani. Mbasangiza nti ibi Imana yadusezeranije ibintu ikakubwira ngo ngwaye ibi, bicakira uwo mwanya, ubyakire, ubibemo. Uko turaba umwuka nabyo ubwo tubifite mu buryo bw'umwuka. Nibiza mu buryo bw'umubiri ntabwo ari twe bizabizi y'abisi, ni ikimenyetso kubizi. Biba bitaraza ni ikimenyetso kubizi, biba byaje ni ikimenyetso kubizi. Twebwe tuba tubifite tumeze neza mu buryo bw'umwuka, ko turaba umwuka. Twebwe niyo mpamvu ntabwo bidutiza habe namba. Twebwe ubwiza tuzambikwa nibwo dutumbiriye. Hari ubwiza tuzambikwa. Ndasiganirwa kugira ngo ndasiganwa kugira ngo mbugereho. Mbega ubwiza, ngo dushashagirana amakamba atatseho inyenyeri, nayo dufite hano mu isi. Reka da, imihanda imeze nk'ibirahure, iby'amatwi yacu tubise n'iby'amaca amaso atarabona, ngo nibyo tubikiwe. Menya yuko wacakiye ibintu byawe mu buryo bw'umwuka, ubundi hakurudi inyuma, niko numva bavuga. Nta gusubira inyuma se mu by'isi gushaka kumara iki. Yesu ashimwe cyane. Mana dutabare, duhunge isi, twe gukererwa dutyo. Wa mugani wa muririmbyi, twe gukererwa dutyo. Haleluya. Mana dukenera cyane igihugu cyo mu ijuru. Twongeye twubure indirimbo zo mu gihugu cyo mu ijuru, zihore ku mutima yacu. Ubundi uko ziri ku mutima wacu, izo ndirimbo tuzajya mu mwuka rimwe, cyangwa se tuzaba turi mu mwuka gutyo, tujye mu kanya gato, tuhumbye gato, twarigezemo. Wabwirwa n'iki ko abantu basigaye gushyirwaho ikimenyetso ngo batahe ko mu isogonda rimwe bagenda? Wabwirwa n'iki ko abasigaye mu isi badategereje Yesu ko agaruka gusa, ntawe ugiye gupfa? Ariko dushyiraho ikimenyetso, dushyiraho akadomo.
hari amasezerano Imana yaduhaye ukwiriye kubwiye ujye uryakira mu buryo bw'umwuka uryakira uba uri naryo turaba umwuka. Iby'umubiri abazabitegereza n'ab'isi ni abandi, twe ntabwo turi ab'isi. Niyo mpamvu usanga nyine iyo twashatse gusubira iwacu mu mubiri uvuga uti nzaritegereza ngo Yesu azaza, ngo biriya bitaraza, ngo ibindi bitaraza, ngo ibindi bitaraza. Hari icyanditswe nkunda kandi gisobanurwa mu buryo bw'umwuka, biriya bisobanurwa mu buryo bw'umwuka, ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ariko bakabirora biri kure, akavuga ko hari abahisi n'abimukira mu isi bene data. Ngiyo baba barakumbuye gakondo iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ntago rero tuyikumbuye iriya, reka iby'isi bizashya. Niyo mpamvu twe tudatumbiriye iby'isi, ab'isi babitumbire, twebwe ibyacu n'ibyo mu mwuka tuba tubireba tubirimo. Hari ubuzima tubamo ab'isi batazi, barabwumva nyine, barabubwirwa. Yesu ashimwe cyane. Dukumbura ijuru. Yesu araje. Uko mbivuze tayari wabona bivuze ngo tukajya tugenda. Nongeye kuricakira, nongeye guhishurirwa rya jambo, iryo jambo rivuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, babiruraga biri kure, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ibyo byasezeranijwe ni ijuru niryo bapfuye batarabona, ibindi bari barabibonye mu buryo bw'umwuka, bari babifite. Kuko iby'umubiri twabonye ko atari ibyacu bibereyeho kubera bareba ibimenyetso, twebwe ntitubitindaho. Nibiza ni byiza kuri kubisi, nibitaza ubwo nyine nibishaka bibe byiza cyangwa bibe bibi kubisi, ariko twebwe byaza bitaza nuko twebwe turabifite. Nibiza physically niko mbivuga, ariko already Yesu yabivuze biba bihari, yego tukabibamo. Icyo bapfuye batarabona ni ijuru, ibyo basezeranijwe mu ijuru bakabikumbura, bakabibona nk'ibiri kure, bakumva ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, ko bateguriwe gakondo irusha iyi kuba nziza. N'ibindi barabibonye. Amazu, abana, ba Petero bapfuye badafite abana. Ntabwo wenda nzi ibyo Imana yabasezeranije, wenda tuvuge ko amazu dufata ikintu cya rusange, amazu, ba Petero babayeho mu buryo bw'umwuka. Tujye mu mwuka ntacyo twe kujyana, niyo twajya mu mubiri, mu by'umubiri ngo tubirebe physically, babayeho, bari bafite aho baba. Tujye mu mwuka rero, niho tugomba gutinda. Petero ubu ntibari bafite. Noneho duhere ruhande, utondore imigisha yose yo mu gakiza k'Imana, ubwire nive na ba Pawulo. Tujye mu mwuka, ubu bapfuye badafite abana, bari babafite mu mwuka. Tujye mu mwuka, even na ba Pawulo ab'isi bavuga ko batabyaye, ariko tujye mu mwuka. Ubu bapfuye badafite abana, ubwo ni urugero rworoshye kandi rukomeye. Nuko mu mwuka rero dutuye. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe iryo jambo ryakomeje kungarukamo cyane, riransobanurira uburyo dukwiye kwitegura ijuru n'iby'Imana yadusezeranije abantu bayo. Yadusezeranije iki? Cakira mu izina rya Yesu. Iki bivuga ucakira.
Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Twibuke ko Imana igiye kuzana umwuzure yavuze ngo abantu babaze kuba babi, imyaka ntizongera kuba yayindi myinshi, bizajya iba 120 y'uburame. None hano ndabona Sara we yarajyaramye imyaka 127. Uburame ubu hari n'umuntu wicara gutya nk'ubu nanjye numva nicaye, numva nararamye, ko muri iyi minsi abantu barapfa, batoya abakuru cyane rwose. Ubu yindi nzongeraho nzaba nyine nashaje Imana izaba yatwongeye imyaka myinshi yo kubaho. Gahunda ni yayindi, nubwo aratwiteguye, nicyo kintu, niyo ntero. Hari n'undi ufite imyaka iri inyuma yanjye uvuga ko yaramye, indi yose azongeraho. Tekereza igihe ba Sara babayeho, kinini. Tekereze noneho igihe cyabo cy'iki gihe n'iki gihe tugezemo, kuko dusiganirwa gutaha iwacu mu ijuru. Umuntu wavutse ubundi yakwiye kwita ataha mu ijuru. Kuba wavutse gusa akazi kawe katangiye, kuba twavutse gusa akazi katangiye kacu mu isi, kandi tayari akazi iyo katangiye ibihembo nabyo biba byahageze. Kuvuka gusa egare gutaha mu ijuru, kuvuka gusa egare gutangira akazi egare gutaha mu ijuru. Gahunda yo kubaha Imana, gahunda yo gukora akazi k'Imana niyo no kugenda. Uvutse agakora akazi ka Satani afite ahataha, ariko tuzataha ijuru. Nta gahunda, dufate gahunda tuyifate, nitwe tuyifata, ntabwo ari Imana yidufatira. Ntabwo duhamagara ngo Mana ngo Imana se yidufatira. Hari igihe tuvuga ngo Mana mpa kugira gutya. Dufate gahunda, dutere intambwe yacu, izindi Mana izazitera aho ivuge ati turi kumwe. Iyo vi ni 99 intambwe iba yateye. Imyaka 127 ni iminsi turaramye imyaka ingahe? Wayimenya ute? Ko Yesu akomanga ku rugi, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi se ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubaho kwiteka. Niko indirimbo ivuga. Twiteguye dute? Umutwe w'amagambo aravuga ngo Sara arapfa, abantu bari gupfa kandi bataha. Imana iri kweza umugeni. Aburahamu agura ubuvumo wo kumuhambamo. Ibyo ni iby'abisi, barahamba nyamusezeraho. Abisi baramusezera nkuko dusezera abandi, nkuko natwe bazadusezera, cyangwa Yesu akabaraje. Twitegure dute? Dushobora kuba tugeze mu gihe gikomeye, kandi nacyo tugezemo cyo kwezwa dutaha nka cya gisambo ku musaraba. Nicyo gihe tugezemo, wezwa utaha. Imana imira siganwa no gutwara intore zayo vuba ngo izihungishe. Iyi si nta kintu. Ibi nkuko Yesu akomanga, niko n'ibibi by'imeruka nabyo bikomanga. Uko byahageze niko Yesu nawe yashinze ibindiro yahageze. Mbega amagambo akomeye. Twitegure vuba, dusiganirwe uko bitegura impande zose. Uko Yesu yiteguye n'ibigeragezo cyangwa se intambara ziteguye, twebwe twiteguye dute? Sara aramye imyaka 127 kabisa, arapfa. Benedata, ibintu birakomeye. Urupfu rurakomanga,
Imana itwara abantu bayo, abantu bitegura kujya mu manza, wakoze neza wakoze nabi, ariko abantu benshi turajya mu ijuru. Turajya mu ijuru pe, dufate gahunda tugende mu ijuru. Yesu araje, kandi umuntu witeguye kujya mu ijuru, umuntu wafashe gahunda yo kujya mu ijuru, umuntu witeguye kuko Yesu aza akamutwara, ntabwo ari gutungurwe. Nta jambo ry'Imana yavuze ritazasohora. Abanyamwuka bazabibona ko ryasohoye, ab'isi bazajya bategereza ibyo by'isi babitegereze n'imetu, ariko tubemo mu buryo bw'umwuka, tube mu buryo bw'umwuka. Kuba mu buryo bw'umwuka ni icyigisho gikomeye cyane, ariko nicyo gihe tugezemo, nicyo gihe turimo ubu, nibwo dukwiye kubijyamo cyane. Yego igihe cyatambutse nta gihe cyo kwicenjeka cyabayeho, ariko ubuho kuko ari ku munota wa nyuma, buriya abantu bakunda gukina finale bajya bayishyiramo imbaraga cyane. Ikindi gihe bashobora ko habayeho kucenjeka ho gatoya, ariko finale abantu bakunda kuyikina bashyizeho umwete cyane. Dukine finale dushyizeho umwete, finale tuyirimo pepe, si igipindi cya kindi ngo cy'abarokore, finale tuyirimo. Dore ikimenyetso nongeye kunguka uyu munsi mu mwanya, uko ibihe bikomeye bihari ukabona byahashinze, noneho byahageze, niko na Yesu yahashinze, yahageze. Ubwo arimo araterura, ndariyumvishe kandi begi. Urabona Loti, abamarayika baraje bahashinga ibirindiro, Imana yahageze, yaje kureba ibyo baregisi, yahashinze ibirindiro. Yaravuze, Imana iravuga iti reka nze ngire Sodomu n'Igomora ndebe. Ubu ngubu tumeze nk'isodomu n'Igomora, byakomeye. Imana irimo iragenda inyura ku bantu bayo, twese tubwira ngo ngiye ubundi naje gutata, naje kureba Sodomu n'Igomora ibyo baharega ko bimeze, ngo ndebe ko ari ukuri koko. Ubu Imana yahageze, uko ibyo bibi byari bihari, niko Imana nawe yahashinze ibirindiro. Imana yahageze ikibikwereka uko bihe bikomera, umenye ko Yesu yaje, umenye ko na Yesu uko byahashinze ibirindiro, umenye ko Yesu nawe yaje. Uko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimubona ibyo bihe bikomeye by'intambara n'ibiki, reka mbere mu bihe byatambutse, birashoboka ko n'abantu b'icyo gihe babonaga igihe by'intambara bakavuga bati Yesu araje, birashoboka, ariko barapfuye. Urupfu rwo ntirwabasize. Bishatse kuvuga ngo urupfu ni ikintu gikomeye cyane, kwitegura. Turimo turavuga ku rupfu. Sara we yaratashye, abandi baratashye, b'icyo gihe baratashye, nabo bategereje Yesu. Urupfu rero ni irembo ritwinjiza, ni kuruhuka kubizera. Ab'isi yababa ntibarushaka, ariko barushaka batarushaka, urupfu ngo ni rwo rwa nyuma, rubanza ruzajugunywa mu itanura ryaka umuriro, mu nyanja yaka umuriro w'amazuku. Reba neza, niba b'icyo gihe bose baragiye, icyo gihe tuvuge ko bari biteguye Yesu ko yaza muri uwo mwanya, kubera ibihe by'intambara. Natwe kuba ari ibihe by'intambara, tumenye yuko ari cyo gihe cyacu cyo gutaha. Iby'abari inyuma yacu ntitubitekereje, twe tuvuge ibyacu turiho, ibindi tubireke. Urupfu ni ukuruhuka. Mbese turashaka kuruhuka ibihe by'intambara, ko biriho kandi bidatageze kurangira, biriho, byahozeho, ariko kuba tubirimo ni ikintu gikomeye. Ubwo Imana yaravuze ngo muzamenye ko ibihe by'intambara nibitangira kuza, ni itangiro ryo kuramukwa. Ubwo kuramukwa kwatangiye kera,
Bishatse kuvuga ngo rero ubu ngubu isaha n'isaha turapfa, Yesu nawe gupfa kwacu Yesu aba ahari, aba yashinze ibirindiro tayari. Ibyo bihe by'intambara nubyumva umenye ko na Yesu ahari. Nicyo kimenyetso. Imana ikuramo igera kwa Loti, ibakuramo ibata hanze. Imana imera dukuramo iduta hanze y'umudugudu. Umudugudu ugiye kuwurimbura, ugiye kuwutwika. Twakire ijuru mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu umuntu ufite ijuru, umuntu wakiriye ijuru, umuntu witeguye ijuru nta kibazo azagira. Umurongo wa 2, Sara apfira i Kiriyataruba ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani Imana yabahaye yabasezeranije. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Turibuka abaririraga Yesu. Yesu aravuga ati mwe kundirira mwirire ubwanyu mwebwe n'abana banyu. Yesu yari arimo arayaregera kuruhuka. Yari agiye kuruhuka gusoza urugendo rwe, tanga raporo. Kuruhuka niho ntinze, kwakira ingororano ze. Ariko abandi baracyari mu rugendo ngo bagire ibyo barangiza. Ubwo rugendo ntabwo bazi igihe rwarangirira. Kandi umuntu w'Imana agomba kuba yiteguye isaha n'isaha aze avuga ati urugendo ubu rwarangira. Abantu baba bavuga bati urugendo ntirurangire, abo ngabo bo ntabwo aba ari ab'Imana rwose. Reka ntabwo aba ari ab'Imana pepe. Uwo ngo aba areba ku by'isi. Iby'isi umuntu udusubiza ku by'isi, uwo rwose we tumusezerere, tumubwire ngo mva inyuma Satani. Tube mu mwuka. Abo mu mwuka bakumbuye gakondo y'ijuru. Yesu aravuga ati mwirire n'abana banyu. Sara baramuririra. Bitewe n'ukuntu ibintu bikomeye, nta muntu warira undi. Umurongo wa 3, Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye abwira Abaheti ati ayivuyeho intumbi agiye ku Baheti. Abaheti ni abanyegihugu. Agiye kubashakaho iki? Mbese abantu Abaheti bari abanyamahanga. Imana yatoranije Abisirayeli ngo nibwo bwoko butazabarirwa mu banyamahanga. Haleluya. Abisirayeli Yesu araza, duhabwa agakiza kavuye mu Bisirayeli. Aka gakiza katuvana mu banyamahanga, twitwa abana b'Imana. None Aburahamu agiye mu batizera. Batizera abagiyemo gushaka iki? Abantu batizera tujya kubashakamo iki? Akazi, abana, kubaka n'ingo. Nitangaza ndakurahiye. Tujya kubashakamo iki? Barakibara ibyo tubashakamo se barabiduha. Babiduha byagenze bite? Umurongo wa 4, ndi umushyitsi n'umusuke muri mwe. Ndabindi turabashyitsi n'abasuke muri iyi si. Mumpe gakondo y'urwambamo, mpambe umupfu wanjye mwivane mu maso. Gakondo mu isi, imibiri yambwa mu isi. Tubona amasanduku y'amazahabu duhambamo abantu, bamwe babatera imiti kugira ngo bakomeze wenda babarebe imibiri ye gukora, ariko ni umupfu. Ndakurahiye abapfu. None tugahuza na rya jambo Yesu avuga. Umwe yabwiye Yesu aramubwira ati nkurikira. Niba ariko byagenze, Yesu aramubwira, undi aramusubiza ati, ndasubiza Yesu ati reka mbanze njye guhamba
data sinzi ndumva ariko yamusubije. Yesu arambwira ati mureke abapfu bahamba abapfu babo, barapfuye bareke bagende. Afite abamwakira bandi bapfuye bamwakira, iyo wewe dore umurimo, ngwino tugende ku murimo. Hari aho Yesu nawe yasubije avuga ati ngo ntawe ufashe isuka ureba inyuma, ni isuka dufashe turi kujyahe. Nitutagira gahunda yo kujya mu ijuru, iyi si iradusigarana, ariko Imana ifite umwete wose wo kudutarura. Yashinze ibirindiro, ifite umwete wose. Uwo mwete ifite ntabwo upfira ubusa pepe. Byagenda bite, byaba bikomeye byaba byoroheje, ariko iyi si turayivamo. Kandi byaba mu mubabaro byaba muki, waba ugiye gupfa mu ubabaye n'iki, ariko tayari gahunda nuko iyi si tuyivamo. Kandi tugomba kutahira ijuru. Imana ishaka ko dutahira ijuru, twe kwivamo nabi rero tubabaye, no tuyivemo neza, tubabanyamwuka. Kuko uko dutinda mu by'isi dufiringa umubabaro w'isi, ariko iyo nitujya mu mwuka ntabwo umubabaro w'isi tuhumva, ntawo hafi namba. Donke kujya mu mwuka bituhi ni mbangiye mu kinya, mbangiye mu bundi buzima, handi isi by'isi ntabyumva kandi ndi mu isi. Yumva ibyo bintu Imana yadukoreye abantu bayo, yaduhaye ibintu bikomeye cyane. Ni yaduhaye ikinya. Ngompe gakondo yo guhamba umupfu wanjye tu mwivane mu maso. Iyo urashaka guhamba abaye bapfuba, turashaka guhamba abaye bapfuba. Hari abantu dushaka guhamba, hari abapfumva ufite. Reka tube twirengagije guhamba da. Hari abapfu dufite, none hejuru y'uko tubafite turashaka kubahamba. Niba bahari rero, tureka abapfu bahamba abapfu babo, wa mugani wa Yesu. Ntabwo nirengagije icyubahiro cy'abantu, kino ni icyubahiro byagombaga guhabwa. Tujya tubwita ngo ni ubukwe. Ese ibi ntabwo biri budukereze mu rugendo? We yatashye, nabwo kumuhamba nabwo birashoboka ko kaba ari akazi Imana yaduhaye gukora. Ibivuga butumwa ryo gukora akazi, misiyo. Niba ari akazi yaduhaye tugakore. Muribuka ko hari abandi babujijwe kugakora. Impamvu matinze ni ukugira ngo tutagira ibintu dufata nk'urwitwazo imbere y'Imana, tukica umurimo, tukica akazi yaduhaye, tujye mu kandi kazi. Niba ariko kazi yaduhaye tugafata, Imana tugenza cyane. Abaheti basubiza Aburahamu bati databuja. Baramusubije, tujye kumusubiza. Databuja, twumve uri umuntu ukomeye cyane muri twe. Ni gute Aburahamu akomeye muri bo, ari umusuke muri bo? Ni gute dukomeye mu isi, turabasuke, turabashyitsi muri isi? Uhamba umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose. Ntawo muri twe uri bukwime imva ye ngo we guhamba mu mupfu wawe. Turi mu isi, turabashyitsi. Ni gute isi iri buduhe aho guhamba mu bapfu bacu? Niba ariko kazi
Imana iduhaye ngo dukore. Muribuka ko Aroni yabujijwe n'abahungu be babujijwe guhamba aba relatives babo cyangwa se bene wabo. Ngo n'abana ba Aroni cyangwa se abavandimwe b'abavandimwe babo. Bamwe bari abana b'umwe muri bo, abandi bari bababereye abavandimwe. Babuzwa kujya kubahamba da, ariko Aburahamu hano yagiye kubahamba. Nagira ngo dutinde ku kintu cyitwa akazi Imana yaduhaye. Akazi Imana yaduhaye. Haleluya. Turi mu isi, turabashyitsi. Isi iratubwiye ngo dore ntawe uri bubime, ngo muri abantu bakomeye. Haleluya. Turi mu isi. Isi nta kintu tuyise, nta kintu tuyisabye, nta kintu tuyitumbiriye, iduhe cyangwa ibireke. Iby'isi bize cyangwa bibireke. Umuntu iyo utamuhanze amaso, abantu iyo utabatinzeho, mu gihe uzabahindukira ukabakeneraho serivisi, ngira ngo icyo gihe bavuga bati hari impamvu umuntu adusabye ino serivisi, tuyimuhe, wenda twamufatisha. Isi ikeneye abantu, isi ikeneye abafana. Buriya baduha serivisi bavuga bati abo bantu wenda twabafatisha. Aburahamu bavuga bati wenda twamufatisha. Wenda twamufatisha. Aburahamu arahaguruka yikubita imbere y'abene igihugu, nibo bahetse. Kwikubita imbere yabo bisobanuye iki? Pfukama imbere yabo ni icyubahiro. Si iki cyubahiro turacyemera, abandi baracyemera, abantu barabyemera ko dukora iki, ko dutanga iki cyubahiro. Aho ruzingiye ni hahandi. Mbikoze kubera niki, niko kazi Imana yampaye. Yambwiye ngo pfukama, ca bugufi gutyo. Muri ubwo buryo ikintu cyose gikeneye meaning yuko ari akazi k'Imana. Nitubikora katari akazi k'Imana birapfa. Ubwo turakora akazi ka Satani. Tugira tuzi tubiri, akazi k'Imana cyangwa ka Satani. Nta tundi tuzi tujya dukora. Nta yindi myuka tugira, ni ibiri, umwuka mwiza n'umwuka mubi. Niyo myuka ibiri iyoboye. Avugana nabo 8 arababwira ati nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso, munyumvire, munyingingire Efuroni mwene Sohari. Munyingingire, nimubyemera, niba mubyembeye ko tugira ibyo duhuriraho. Iyi si hari abantu, hari ibyo ishaka ko duhuriraho, hari ibyo yemeye ko duhuriraho. None sasa ibikeneye ko duhuriraho, kwinginga urumva ni imbaraga yindi. Hari imbaraga ishyiramo. Niba ishaka ko hari ibyo duhuriraho, hari imbaraga ishyiramo. Ntabwo ari twe dushyiramo imbaraga. Niba ishaka ko dukora akazi kayo, hari imbaraga ishyiramo. Ntabwo ari twe dushyiramo imbaraga. Twe imbaraga zacu tuzishyira mu kazi k'Imana. Ndanezerewe. Iyi si iri kuguhamagarira gukora iki? Niba ishyiramo imbaraga iguhamagara uze ukore. Niba ishyiramo imbaraga mu nyingingire, naho tuguyemo ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ibintu by'isi dushyiramo imbaraga zacu.
ni ibiki uri gushiramo imbaraga zawe muri iyi si? Ni akazi, gushaka akazi, no gushakaho kuba, nta mbaraga habe nayo. Ibyo ni iby'isi mvuze, ariko iby'umwuka byo nibyo dushyiramo imbaraga. Uzarwaye n'iby'umwuka, iby'isi ntuzashyiramo imbaraga zawe. Kandi ko Imana ibivugaho neza, ivuga ngo ndabiguhaye, iyo ucakira ubundi usigare iby'isi, ab'isi basigare babitegereje, wowe ucakire ubwo butura Imana iguhaye, ibyo bihere Imana iguhaye, ayo masezerano iguhaye, tayari bati ndacakiye bumbira imoto. Isi nishaka kubitura bizabiguha. Ndarifashe naryo tu. Uyu muntu arakomeye muri twe, nta wakwima ibyo gukora. Wow. Turi abantu b'Imana tuba dukomeye, kuko twe tuba dufite ibintu abantu badukeneyeho. Amahoro niho ruzingiye. Tugiye gusoreza ku murongo wa 9, ubundi tujye muri parti ya kabiri y'iki gice mu izina rya Yesu. Tuzakiganireho parti ya kabiri. Ampe uwo Efuroni mwene Sohari amubuvumo bw'imakipera afite buri ku mpera y'isambu ye. Urumva ko arimo atanga detaye. Abungurishirize hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanije ube gakondo yo guhambamo. Yavuze detaye abungurishe, yiteguye kwishyura. Imana tugenza cyane. Mbere si n'ibiki uri gushaka? Iyi si ikeneye amahoro yafite. Niba ufite amahoro, hari ubwo butunzi ufite, nta wabugura ngo abubone. Niba ufite amahoro yarishishe, numara kuyarishisha, iyi si izakubwira ngo uri umuntu ukomeye muri twe, ntacyo wakena muri twe. Icyo uzaza kwaka muri iyi si uzaba ukeneye, niba ari ibyo kurya uzabibona, kuko Imana izaba yabiguhaye. Ndaryakiriye n'uzaba ukeneye ibindi nk'ibyo bijyanye nabyo byo muri iyi si. Ufite ikintu gikomeye muri wowe, ufite Yesu utanga amahoro ab'isi ntibayafite. Bazaba bakeneye umunyamahoro muri bo. Umuntu ukomeye ari muri twe, ntacyo abura rwose. Muri twe nta na kimwe. Abura batangira gutanga detaye z'ibyo akeneye byose. Nkeneye ibi, akamvuga nkeneye umuceri, nkeneye isukari, nkeneye ibi, nkeneye inzu imeze gutya, inzu ya etaje, nkeneye imodoka y'ubwoko, kugira ngo muri Butumwa neza nyine. Tanga detaye, arimo aratanga detaye hano. Mumbwirire Efuroni ampe ibi n'ibi, we arabifite. Niba akeneye n'ibindi mubwirire uyu nguyu, kuko tuba tuzi ahantu biri. Uzi banki amafaranga arimo, uzi iki, mumbwire. Ibyo ni iby'isi. Ab'isi, ijambo ry'Imana ritubwiye ko badufata nk'abantu bakomeye, turi umuntu ukomeye muri twe, kandi turi abashyitsi. Umushyitsi aza akomeye, umushyitsi akomera butari umushyitsi. Yego abashyitsi barakomeye, ariko umuntu uri buze agahita agenda, twebwe bahatuye nitwe dukaze, ufite ubutunzi n'ibiki, ariko umushyitsi ni gutari ari buvuge ngo iki ni icyanjye. Bajya bavuga ngo umushyitsi akoresha imbuto. Nibyo wabitse uzakoresha ikindi gihe arabifata.
kuba turi mu isi turi abashyitsi bifite imbaraga. Haleluya. Nidushaka kuza kwituramo turaba tuje kwenderanya nabo, turaba tuje kurwana, ariko nituba twitwaye nk'abashyitsi, ibyo tuzaza dusaba bazaza babiduha. Kuko bazaza bavuga bati uyu no mushyitsi ntabwo ari buhatinde, iba ari gusaba ubutaha azaba yagiye, reka tubimuhe ko ni umushyitsi. Kandi umushyitsi uko byagenda kose ni ihame, ni umwami. Umushyitsi ni umwami. Nitwitwara muri iyi si nk'abashyitsi turayibamo, nitutitwara nk'abashyitsi turaba tuje kurwana nabo nyine, turaba tuje gukora fight nabo. Iyi si irashaka abantu b'abagenzi, baza bikozamo bagenda, abaturage bamwe bajya bavuga bati nta masambu dufite, ntaho kuba dufite, ntaki dufite, ariko urishisha yuko uri umushyitsi. Iminsi itaha uzaba uhavuye, urebe ko utabona aho kuba, urebe ko utabona ibyo kurya. Iyo tekinike ni sawa, ndayibutse, ndumva ahantu yariye, narayikoresheje ahantu yariye rwose, ndayikoresha irarya, ubuzima buricuma. Imana tugiye neza cyane. Reka turakomeza kuri parti ya kabiri y'iki gice cya 23. Imana tugiye neza cyane. Twakira imbabazi zawe, twakira imbaraga zawe, twakira umugisha wa Yesu Kristo wacu.